mva nkubwire nitaye kuri boss wanjye umva gapira hasi ndatinya kumfata mu mashati ariko ujye gukora nkubwire ni inshingano zanjye ntabwo wankanga ndawumena uwo mutwe nawe ni iki cyanyuma ushaka ko ngukorera njye ukandika we ntabwo neza kuri umugambani mwana azakira ni iki cyanyuma ushaka urataha misi urayibona nyuma uranyuma kandi ukagira uwumenera ibanga uwo mutwe nabi toka kugira bazafashe mu gucunga kiyaza mwoheje amayemeri arabona indwara yabonye ariko nanjye urumva maze umukecuru wanjye amaze kugenda it was too much ndavuga reka mbenisha so I'm so sorry sweetie ubu kuvuga kwimva you are the only one abantu bose turi kumwana kumabona mama urimo kugira neza kandi urakomeye izina rya Yesu niba ndose imyuka mibi igendeye umupasiteri n'umukozi w'Imana ariko niba ari umukozi wa Satani mundinde mu izina rya Yesu Imana kandi urakomeye nta kikunanira umwigize hirya n'imikorere ye cyangwa se mwami Imana umutima w'uhindure abe umukozi w'Imana nyakuri ariko aje mu ishusho utari nziza uri Imana kandi urakomeye icyubahiro n'ishimwe bikugarukire none n'iteka ryose amen. Mana ugira neza ukora ibikomeye izi n'inzozi niyerekwa ufashe usobanurire nzi ko nta kikunanira mwana wanjye witinya nahageze biri ubonye ni ukuri uriya mupasiteri akoresha imbaraga z'umwijima azakurwanya yego nibyo ariko nanjye nzakurinda ni uwaje kugira ngo ayobye ubwoko bwanjye umura ntabwo azatsinda uriya ntabwo akorera data akorera umwuka mubi ariko umura azakurinda hari igihe antuma gukora ikintu ariko mbere yuko nkikora nkabanza nkabyibaza wowe ujye ubikora nanjye ndabyibaza cyane ahubwo buri munsi mpora nibaza uriya mupasiteri sinzi kabisa aho sinibaza bari abakristo reba abantu b'inzirakarengane ajya imbere ibaze ni ukuri kwimana ariko abapasiteri be bese ni ukuri njye hari agatekerezo nabuze uwo nakabwira urabona turi ikipe nini nubwo mwiyoboye ariko birancanga njyewe mwese reka nkubaze ubundi wowe ubona amaherezo araye gusura abantu nta muntu usesa gusa asanze byashiririye kandi none bushera avuye hano nibagiwe kumubwira ko ndirigende babaranda kwinjiza ntabwo turi kutamakaniye ubu siko nanjye nari mfite ahantu nari kujya ariko ntaga kuguhemukira nabuze amayinite kuguhamagara mu by'ukuri imbabarira gusaba imbabazi ariko ntabwo njye ugenda umvugira si uko ko ndijyana ijyana pasiteri arahashye ihangane gusa rwose ubu si koko bari bazi ko tuza none ugenda ubambwe ko bimeze nabo ubwabo barabizi ko mba mu rugo jyenyine nta mukozi mfite yaratashye yagaruka umugabo avuye hano
azi neza ko agaruka akansanga ubu agarutse agasanga nagiye ntabimubwiye urumva ataba ari amakosa ntacyo reka nje mu kagoroba k'ababyeyi ariko hariya tuzajyana ubwo hari imyikorere tuzajyana no ku cyumweru sawa simperekeje kandi hano oya vayo usigara amahoro reka ngende n'amasaha yawe Njye baranshimushe mvugana na sheri wanjye kuri video call bahita bandekura. Reka mbabwire bitewe n'ukuntu numva ibintu bimeze ndumva atari ibintu byoroshye ni ibintu byo guhagurukira tukabyigaho kandi bigomba gukemuka kuko izi mpfu za hato na hato no ntabwo byumvikana afande ndakeka kandi nshyigikiye ngiye nshaka amakuru kandi byihuse vuba ni ukuri bigomba gukemuka mukurikirane mushyire ibintu ku murongo ibintu byo gukeka no fata ibintu ubitegure neza ngiye nshaka amakuru afatika ngiye ayo makuru mbahaye niyo afande vuba aha ngaha turaguha igisubizo kizima mubikurikirane kandi bizakemuka ntugire ikibazo sawa singushaka ngatoka umva ariko ibi bigomba gusubirwamo nakwiyamye genda ntago mbyemera toka ru telefone ngo zigende zaho zakijugunyu zacyasanga mfite ikibazo kimwe kari agakobwa gakorana n'uriya boss wanjye none batangiye kwataka umukobwa dukundana nubwo nirakazaga ariko birashoboka inshuti ze ariko nta mpamvu niraso ku iraso tu nimugoroba ndaza kumugusha neza amushyiraho n'urutelefone rwe ariko buriya ntakunda azinga arimo arankina ikibazo nuko arakajije ariko nkubarye ngeto kimwe Teta muri Sunday school mwiza kaye karirimbo ku cyumweru cyashe Ego Igiririmbe twombi Ndumiwe koko nana karimbo kabana mwize ndagatama ka Yesu nayo mwize abayejejesha ababizi Teta bayanga kubivuga ne wowe ngaturirimbire basi ngaririmba koze murabona ko mbahamagaje ari nijoro nuko bizinesi zacu murabizi ntabwo zemewe n'amategeko ndashaka ko ibintu byose mubyitaho uko bikwiriye ibintu byose ku murongo nta na kimwe gipfuye urabizi wowe n'umuhungu wanjye ikibazo ngiye tujya tugirana kugerageza gukora akazi uko gakwiriye niyo mpamvu nazanye umwavoka mushyashya kuko wa wundi yadutenguhaga kandi umuntu uririmba neza ndamugurira iki bombo ndamurushana ndebera mugizi se urabizi ko bikunda ngamurusha Fito mugeri misa anyandagira neza arabunda ndabizi ijwi ryenda ryitaba Teta womba yurayigura ariko batwibagiwe mwakozeho muwaka temwazikoze yewe byanye mba nabisoje cyane ariko nawe ujya umenya yuko uri mukuru ugomba kubwira barumuna bawe icyo bakora umva byanciye ariko iyanjye mba nayikoreye ku ishuri muri groupe wakoze muwaka nibyo nza kureba mu ikayi yanyu
nanjye narize rero ndabizi birasobanutse teta nza kureba ninsanga utakoze mu waka inshuti yanjye ndahita mbiva mu byarimo kandi tugeze mu rugamba uyu niwe mwavoka mushyashya nzanye tumukoremo akazi neza uyu mwavoka agomba gukurikiza akazi kose tumuhaye arabizi neza ahangaha iyo ukinnye ni urupfu rwose ibyo ni ibintu byanjye ndabizi imanza mburanye ni nyinshi pe ntabwo nizera ko urugo rurwananira nta kintu ukwiye gusobanukirwa ni ubuzima bw'abantu n'umukino nabo so kwaba ukuri kwaba ikinyoma ibyo ni ibintu byanjye rwose ninde cyane ikosa ritoya rito ni wowe n'umuryango wawe mwese ugomba kuburana urubanza niyemeje gukora akazi umuhaye hitanye n'umuryango kugeza mu gihugu se umva basheri nijoro nari mbizi ko ibyo bahita bavuga inyama n'ifiriti ese umwami mwaziriye ejo bundi nyine basiteka inyama muteka inyama n'ifiriti ifiriti uzihorera amavuta menshi n'ubundi si meza reka mbabwire ikintu tugiye gukora ubwo rero wavuga imvange nta mvange umva bashirika tugiye kugenda tugura agatoki sibyo karimo saradine turagafata agatoki tugure sositomate n'utunyanya n'ibintu tubiteke neza dushyiremo n'utunyobwa n'utuboga dushyiremo n'indagara sibyo turaba turiye neza kandi ndizera yuko dade na mami bari bubikunde barabikunda dade nawe nyakunda igitoki sibyo nawe bashirika sibyo nawe sibyo rata akazi kacu nuko bose yakubwiye ntabwo umwijima nyine we are black angels yeah icyo nagusabaga rero ni kimwe ni ukubika ibanga to hanyuma bose nasabaga icyifuzo nimba mwanyemerera uriya mugabo watoye mu kiraro mwavoka ari tumukurira mu nzira ibyo hakabaye wabivuze bamaze kubikora kuko nta muntu uzi ibanga ryacu n'uyu muntu sinari nzi neza ko hari ikibazo nari nzi ko yakoze amakosa nyuma murabonana ntabwo mumenyekurikira ariko nagusezeranye ko hejuru ntabwo birangira umuntu wese uzi ibanga ryacu ntacyo bitwaye niyo mpamvu hari ibibazo biri kugenda bivuka muri kugenda ngo nta ukuntu mushaka gusiga ikintu cyatuma tugaragara ikintu mugomba kwitaho ni kiriya kimenyetso mugomba gusiga nk'ubutumwa mutanga ariko sinshaka ikindi kimenyetso gisigara mu nzira ishuri se bimeze ishuri bimeze neza nta kibazo oya nuko uyu munsi hari habaye itorero mwaciye ahantu mwaciye nta reka tubyibarire rero n'abana mwe rero mbabwire muzajye mwitonda mukurikize amategeko y'ababyeyi bababwira mukurikize amabwiriza y'ababyeyi mugendere ku mpanuro z'ababyeyi ntimukarangare kandi mujye mwiga mushyizeho umwete kuko kwiga kwanyu ni inyungu zanyu avuga nk'uko nabikubwiye ni umunyamategeko w'umuryango wacu ariko icyo dushoboye urakizi icyo gukora urakizi uteshutse gatoya icyo nakora uragisobanukiwe neza bose ndagisobanukiwe neza hanze banze nka pasiteri nuko banyita nkuba uzi iki nkuba ikoze imanitse ntuzigere ucokoza n'umunsi n'umwe inkuba kuko irakukubita nta wundi ukubita inkuba ariko irakubita tukagira umuryango mwiza tukagira abana beza bakurikije impanuro ababyeyi babo bababwira ariko namwe kwiga n'inyungu zanyu urumva abana bacu kwiga burya bituma umuntu abaho neza mujye mukurikira mu ishuri kwiga ni byiza hari ababanjirije bize babayeho neza ntabwo mujya mubibona se namwe muharanire kuzatera imbere kandi mujye mwitwara neza ku ishuri sibyo nubaha abarimu n'abanyeshuri mwigana
sibyo Yesu ashimwe. Sahimbazwe. Yesu ashimwe. Sahimbazwe. Karibu. niyo mpamvu ibibazo bya hato na hato ugomba kubyitaho amazi atararenga inkombe kuko amakuru ndi kumenya ushobora kudushyira boss pastor uri byose bite Ni sawa. urahashyitse Mumeze gute? sawa nari ngutumyeho muri iri joro kubera biriya bintu wambwiraga kare ndagira ngo umpe amakuru y'imvaho nyayo ifatika bana kuri telefone kandi ntuzongere gukora ikosa ryo kumpa amakuru kuri telefone ukuntu ibintu bimeze ndabona ibintu bitoroshye. ukavugana nanjye wambaye icyo kigofero urumva urabona icyo kigofero Tabareze ukuntu ndi kubona ibintu bimeze nshobora guturabuza ugasanga bibagizeho ingaruka kandi natwe muri buri bitatugeraho turi nkawe nahuye nawe shiri wawe njya amakuru yampaye amakuru kandi agukeka kandi nabonye usa nk'uri kwerekezayo kuko none arivuye rero rwose nkurikirane umuhungu wawe ko ikibazo gishobora kugera hanze kitaragera muri byo ugasanga fande mukuru natwe turyamye yabaye amakuru ameze ati ari gukeka igihe ari gukeka ko shiriwe rwose ari umwicanyi kandi hano hanze ibintu byo kwicana birahari yamuhaye amakuru numva rwose niko bimeze kandi nza guhura nawe nkajyayo ngo umukurikirane utaragera kure. karibu mu rugo rwacu turabakiriye mu izina rya Yesu. Amakuru y'iminsi mumeze neza Ariko namwe mumeze neza. ntabwo ari cyane nkamwe Tanti hano bimeze neza ngwino kabisa mubwire. Turashima Imana. Ariko ahari Imana nta kibura. cyane rwose Imana ishobora byose. cyane natwe turayemera Abajije abashyitsi icyo mubakiriza turabakiriza amagambo gusa. Ntabwo ari ngombwa ko mutwakira twari tunyuze ku rugo twanga guca ku rugo tuze tubasuhuze ubwo rero ntabwo ari ngombwa ko mutwakira rwose murakoze. Nta n'amazi koko. Oya nta kibazo mami mwikorwa rwose duturutse hafi nta kibazo gusa kandi turi kwihuta. mudakeka ngo turi kumwe hano hari abandi murabizi icyifuzo nyine njyewe nashaka gusigana n'umupolisi musigare muganira njyewe ndashaka kujya gukemura ibyo bibazo byo gukora mbere y'uko izuba rirasa nshaka akazi keza nijoro ryiza nimubasha kuryama ikintu ushaka ndashaka ko uzajya umenyera amakuru yose ari muri biriya biro by'iwanyu by'iperereza Oya tuna kubikurikirana ariko uriya mutipe sani rukumva kuko uriya musheri we ukuntu numvise amakuru yamaye amakuru ku buryo aramutse ugejeje badufunga kandi batubera nabi. icyo kibazo ndacyita nta mupolisi rwose ntugire ikibazo rwose. uriya mfite uko mukotorora mfite byinshi mukotorora uriya mufite ahangaha akora ikosa ritoya nawe ntawe ujya amagarara imbere Oya nta mpamvu. ugomba gukora akazi neza kandi nongere mbigusubiriremo bwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongere kumva amakuru kuri telefone.